reka dusimbukire muri siporo turebe ibiri kwavugirwa by'umwihariko muri karate mu ikipe ya Division Karate Academy. Mu rwego rwo kurushaho gutegura abana bakina umukino wa karate, ishuri rya Division Karate Academy ryateguje abana bose barerwa muri Division Karate Academy ko hateganyijwe Division Internal Competition. Iri ni irushanwa ngarukamwaka rihuza club zose za Division Karate Academy zerere mu bice bitandukanye by'igihugu. Ni mu rwego rwo gukarishya no gutoranya abana bazaserukira ikipe mu marushanwa mpuzamahanga atandukanye, by'umwihariko irushanwa ryiswe International Championship for Children ku nshuro yaryo ya kabiri. Iri rushanwa ritegurwa na Division Karate Academy. Ikindi kandi irushanwa rya Internal Competition izategura abana bose ba Division Karate Academy mu marushanwa ari hano imbere mu gihugu atandukanye, dore ko aya marushanwa Division ifitemo amateka meza gutwara imidari itandukanye. Kuwa gatandatu Kamena 2026 club zose za Division Karate Academy zizahura mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga hazwi nko kuri Havana Park. Zimwe muri club zizitabira irushanwa ritegura amarushanwa akomeye ari imbere harimo club ya Division Karate Academy ikorera i Gahanga kuri Happy Kids School, hakazamo ikorera Ikinyinya kuri Pefa Wisdom School, ikorera mu Birembo kuri Ecole Saint Benoit, ndetse hakazamo n'ikorera Igatunga kuri World Mission for Parents School. Ishuri rya Division Karate Academy rimaze imyaka 6 rishinzwe na Sensei Nizeyimana Eric ufite umukandara w'umukara na Dan enye muri karate, akaba n'umuganga w'ingingo physiotherapist ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ishuri rya Division Karate Academy rishimirwa n'ibigo bitandukanye bya hano mu Rwanda kubwo guteza imbere umukino wa karate mu bigo by'amashuri, dore ko abana batorezwa muri Division Karate Academy bazwiho kwigira icyizere mu byo bakora byose, ikinyabupfura kiri hejuru ugereranyije n'abadakina umukino wa karate. Ikindi amanota yabo ku ishuri akaba ari meza cyane. Nyuma y'irushanwa abana bazatsinda bazahembwa bishimishije kandi bazahabwa amahirwe yo gukina amarushanwa akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'amarushanwa mpuzamahanga ateganyijwe mu mpera z'umwaka. Ngayo nguko ibyo ku wa gatandatu ku itariki 6 Kamena umwaka wa 2026 Division Karate Academy zabiri gutanga ibyishimo binyuze mu mukino wa karate. Ababyeyi, inshuti n'abakunzi ba karate ndetse n'abakunzi b'imikino ngororamubiri bose barasabwa kuzitabira ku bwinshi kugira ngo bashyigikire abana bejo hazaza ndetse bishimire impano zitandukanye zizagaragazwa muri iri rushanwa. Division Karate Academy building future champion. Murakaza neza muri CEI Empire. Muri CEI Empire Shop. CEI Empire ikorera mu bice byose bigize u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero 078 62 84 752 cyangwa se 078 188 643. In the Corporation Excellence Integrity Empire, the customer is our king. Mutugane tubafashe.